abo ngabo bari mu Bugande murabazi birwa abo bari mu Bugande abo ba Pastor Mutabazi Apotre Mutabazi Apotre Mutabazi ari kubwiriza Uganda hari mu Buganda ari kubwiriza hari uwitwa Yongwe yabonye ingororano ze akiri mu isi yego niyo mpamvu izo ngororano bakurikiye niyo mpamvu bari byararangiye byashiranye n'icyo gihe iyo baza kuza kuba barakoreye Imana ntabwo baba bari kwirukanka mu misozi ntabwo baba bari mu mashyamba bagibirirwa basebya batukana birirwa batuka igihugu abo bantu nk'abo ngabo bakoreye Imana iyo Mana bakoreye n'Imana yahe yego uwitwa ari ijambo uvuze ngo wirirwa ngo umuntu yirirwa ngo ashaka ibyaha ku bantu uwitwa Ezekiel yabwiye Pastor Claude arababwira ati wakoreye Imana bikiri mu maguru mashya cyangwa se wakoreye Imana neza aho kugira ngo wirirwe ushakisha ibyaha ku bantu ahantu hose igikuba cyacitse uri kwirirwa ushaka uriribu kwirirwa ushaka ibyaha bakoze ibyaha wakoze umurimo w'Imana ukaba nka Yesaya wanditse aravuga ngo nimubwire abantu ibyurutse imitima yabo mubabwire ko intambara zishize mubabwire ko amakuba arangiye mubabwire bezwe mubabwire ko batazi umunsi n'igihe ko Imana iri bugufi kuza kuyandi kujyana umugeni yego wenda tugana ku musozo mu bantu Imana ije kugira utyo ndetse cyangwa se bakoreye abantu ni bandi watubwira amazina abo ngabo nabonye Imana ibagosora avese ka nabonye urutaro avese inkoko nabonye Imana ibagosora ifata intara iragosora ikuramo ibyapfuye avese ka irajugunya isigaza ibizima irabagosoye Imana irajugunye yahereye kuri abo ngabo bagiye nabandi barakurikiraho nabandi baragiye abo ba mama Sharirene bari hehe Imana ifite umugani abantu bahombeye Imana ifite urutari irimo iragosora ivuga ngo Ivana ibizima asigaye acuruza nuza nimba ari uburiri batimbaguranira acuruza aho bagira aho bagira kwa kundi aho abanyabyaha birirwa barongoranira none se barabyejeje babihaye amazina simbi ariko nukugira umuntu wakoreye Imana agahagarara imbere y'abantu akababwira ngo nimureke icyaha n'igisa nacyo ashinze ahantu ndabitsinze simbivuze ariko biteye agahinda hoya uvuga uti abashinga ahantu barongoranira ndabitsinze akarukanye nikavuga mu magambo kurose kurongora se no kurongorwa n'abasambanyi bagenda umuntu wakoreye ndatangaje ntagatsindwa ngo niki ubusambanyi ashinze ahantu ashinze iguriro ahantu basambanira umuntu wakoreye Imana aravuga ati ibyo nakoze byose umwami nakoreye arambembye kanje gushinga amarohoke yego gidi mama Sharirene reka nongere ngo ikaze ukomeje kubana natwe aho yerereye hose mu bihugu bigiye bitandukanye tubifuriza kugubwa neza ni inkuru y'agakiza uyu munsi wa none turi kumwe n'umuhanuzi n'intumwa y'Imana ndetse akaba ari n'umwana w'Imana so rero reka muhe ikaze ku nkuru y'agakiza akaba ari na CEO y'inkuru y'agakiza ni umuyobozi w'icyo kinyamakuru hanyuma ngewe nabaye uyu munsi yangize umukozi hanyuma rero ku bantu bari basanzwe bazi izina ryanjye ni Damuru nyine nk'uko bisanzwe urumva ni icyamamara ariko nanone reka ndebe abakunzi b'inkuru cyangwa se inkuru y'agakiza turebe ko bama ikaze yamaye akazi boss yamaye akazi boss umeze neza ndamahoro meze neza cyane ariko nawe ndizera kumeze neza yego amakuru y'iminsi amakuru turashima Imana cyane ku nkuru y'agakiza urabona biri kugenda ibintu birimo biraza abantu barimo baradukurikira kandi bumva ubutumwa bwiza akaba ariyo mpamvu natwe tudahwema dutewe ishema no guhora dukora cyane kugira ngo abantu badukurikira bakomeze babona ibiganiro ndetse bagende bumva inkuru y'agakiza uko bwije nuko bukeye reka tubahe ikaze duhaye ikaze umuntu wese ukurikira YouTube channel inkuru y'agakiza ahari hose Imana y'amahoro ikomeze imuhumugisha twakiriye n'abandi badukurikiraye bari impande zose z'isi ariko reka tubanze twakire abantu badukurikiranye bari mu gihugu cy'u Rwanda amajyepfo amajyaruguru iburasirazuba ndetse n'iburengera bwaryo ndetse no mu mujyi wa Kigali Imana y'amahoro ikomeze ibahumugisha twakiriye abantu rero bari ku migabane itandukanye umugabane wa Afrika Asia Oceania
Uburayi ndetse n'ahandi hose mwiyumvemo ikaze abantu bose bumva ururimi rw'ikinyarwanda. Urakoze cyane. Hanyuma rero ubundi inkuru y'agakiza kunzi ko Yesu Kristo yasize avuga ngo nimugende mubwirize ubutumwa bwiza. Ubu butumwa ubona abantu bayikorera kuri YouTube cyangwa se bakurikira YouTube channel, ubona babikurikira cyane nk'abakurikira ikintu bita ngo ni amatiku? Icyambere cyo abantu benshi bagiye babwirizwa nabi, bagenda bakubitana n'abahanuzi, bakubitana n'abavuga butumwa, bataje kubabwira inkuru y'agakiza, ahubwo baje kubabwira iby'indamu zabo. Akaba rero ariyo mpamvu twarebye dusanga tugomba gushyiraho umuyoboro nk'uyu nguyu wo kugira ngo abantu bumve inkuru y'agakiza, kubera ko bamenye ko Kristo nta kindi kintu cyamuzanye ari ukubacungura, bataje gucungurwa n'ibitambo cyangwa se n'abantu, ahubwo Kristo ariwe waje kubacungura. Ariko no ku bwa Yesu urumva bagiye bagira gute? Bagiye bayobywa, reka mbivuge gute, mbivuge uko nguko. Hanyuma uwitwa Bari Yesu yayobeje benshi. Urumva ibyanditswe muri Bibiliya bitagomba gusohora no muri Yesu tutuyemo. Muri iki gihe turimo rero byagakwiye kuba abantu baba maso, kubera ko abantu benshi babeshywaga, barumbisha ubuhanuzi bw'abantu bahanuye Mensiya ariko batari bamenya uwo ari we. None se babura kuyoba gute kandi Bibiliya ivuga ngo bameze nk'intama, bameze nk'intama zishorewe zigiye gukemurwa? Urumva atari kuzica ngo abamwizeye bakamumenya yabahaye ububasha bwo kwitwa abana b'Imana. Ariko hari abantu nabwo bagiye baba mu rungabangabo kubera kubeshwa mu buryo butandukanye. N'abantu bakubitanye n'abahanuzi b'ibinyoma, n'abantu bakubitanye n'abantu bafite inyigisho mbi zibaganisha ku marangamutima yabo ariko zitabaganisha kuri Kristo. Ariko ari aho tutari buhuze. Ejo bundi nagiye kugira gutya mbona pasiteri umwe aritwitse. Ngiye ko sibuteye kabiri ngiye kubona mbona undi mu pasiteri aguye mu maguru y'indaya. Ibyo bintu biteye none sibigishaga ijambo ry'Imana, nibihanishije abantu, nibabatije abantu. Uyu munsi wa none ubutumwa bwiza babwirije aba bakirisitu nagira ngo abantu baje gukurikiye iki kinyamakuru cyangwa se YouTube channel inkuru y'agakiza uyu munsi baze kuza kubana natwe kugira ngo tuze kuza gusobanura aba bantu izi mbaraga bakoresha, izi mbaraga bakorera, ndetse zibasha kubahesha umwanya wo kwiyahura, kuko ntabwo mbyumva, simbiha agaciro, ndetse sinanabishyikira kugeza ku rwego umuntu yifata akagira guta kitwika kandi ari umukozi w'Imana. Hari ibintu ntaba numva, ntabwo mbyumva kuntu umuntu wasizwe n'Imana agasengerwa agera ku rwego aza mu maguru y'indaya akagwamo. Ntabwo ari ibintu byumvikana, ni ibintu umuntu wese atabasha kumva. None se uretse gato buretse indaya na Bibiliya irabivuga ko n'ubundi hari indaya zagiye zituma abakozi b'Imana bapfa. Ariko ntabwo abantu abo bakozi b'Imana basigiwe indaya, basigiye gukora umurimo w'Imana. Kandi Bibiliya ivuga ngo mukunde no guko databakunda. Yarababwiye ngo bazagwe mu murimo w'indaya, mu maguru y'indaya se. Yarababwiye ngo nibakora umurimo w'Imana, bagende mu mahanga yose babwiriza ubutumwa bwiza, abantu bazemera bazaba batize. Ntabwo bavuze ngo mugende mujye mu maguru y'indaya. Oya buretse gato ntabwo turi buhuze. Uriya ni umurimo Imana yaremye. Igitsina cyaremwe n'iki? Igitsina cyaremwe n'Imana. None iyo umugabo agiye kwenda undi mugore aba ari umurimo w'Imana ugiye kuba. Muri rugingo rwose Imana yaremye rufite iki umurimo warwo. Aho ngaho waba ugiye kuvuga rero ko n'abatinganyi ubwo urumva bemewe. Oya ntabwo ibyo bintu simbyemeranya n'abantu. Ureke ngiye nkubwire. Ndakubwira ngo buri rugingo rwose Imana yaremye yaruremeye umurimo warwo kandi rukwiye gukora mu gihe cyabwo. Kuko ndakubwira ngo ntabwo amaso yabasha kugenda. Oya aho ngaho nibuze ngo ubugingo rwose rwaremewe kugira ngo rwaremewe umurimo wawe. Umugabo no ku mugabo ubwo yingenda bwo Imana yaragize gutera birebe. Ibyo ni ibintu abantu bamaze kwifuza. None kandi ariko nivugiye. Ntabwo ari byo ndi kuvuga. Rero ko buri rugingo rwose rwaremewe umurimo wawe. Nyine nibyo ndi kukubwira nyine. Iki? Iriya Kamuzinzi yaremewe gukorera. Oya ntabwo ariko bimeze. Ntabwo Imana yaremye Adamu ngireme n'undi Adamu. Yaremye Adamu irema na Eva. Yaremye umugore irema n'umugabo. Ntabwo yaremye ngo umugore aza. Ibyo ni ibintu abantu bazanye kubera ko turi mu minsi ya nyuma ubwo abantu bazagira gute, bazabakora ibintu biteye isoni byangwa n'amaso y'Imana. Tubonye Pastor Claude ejo bundi
ageze atya atukanyana n'uwitwa Ezekiyeli ngo urwaye sida ngo ugize gutya na gutya na gutya na gutya, ndetse no mu kiganiro cy'ubushize twakiriye uwitwa Profete Byukura Bagirane aravuga ngo bamwe bari mu bitabo by'ibihombo, bamwe bakorana na dayimoni yitwa Sundiyata na Vakusente na Turawansi. Hanyuma nk'umukozi w'Imana nagira ngo dusobanure mbere yuko mwakira ngo utugeze ku cy'Imana yavuganye nawe, ibi bintu turabyakira gute? Ibintu ngewe nkubwire, ibyo bintu birahari, ariko kuba bihari byeze mu bantu baje muri uyu murimo w'Imana tutazi kuntu baje, ari abantu baje kugira ngo babeshye abantu banabayobye. Ntabwo nibaza sinanabyumva kuntu umukozi wasizwe wahamagawe n'Imana akanwa ke ko kwatura amagambo meza akatuze bitutse. Ntabwo ibyo bintu mbyumva. Umukozi w'Imana kwitwika nabyo ntabwo mbyumva, ntabwo mbyemera. Ubu kugwa mu maguru y'abagore ni ibibazo Satani ni ikintu yazanye kugira ngo mu minsi nk'iyi ngiyi abantu benshi bagwe mu karindagiza, ndetse n'abantu bavuga ngo nta kintu cyabaye, kubera ko uzabyumva bamwe bari kubivuga bavuga ngo nubwo gapfuye ngo ariko ngo yarihanye. Yego yarihanye ni kimwe, ariko yaraniyahuye. Ese umuntu yabwirije azumva iki asasiziye nkuru ikimusozi? Ntabwo mbyumva, ni ibintu bitumvikana. Ariko byari bikwiye ko mu gihe nk'iki ngiki Imana ikeneye abantu bagifite. Hari umugabo witwa Eliya, urumva? Hari umugabo witwa Eliya ngagize gutya ejo bundi, umugabo witwa Eliya umuhanuzi ageze gutya ngo inzara iramutera, urumva? Arangije ahita ajya ku mugore, arajya kumubwira ati wamfunguriye ko nshonje. K'abantu muri iyi minsi bakeneye umukozi w'Imana ubabwira ngoma, cyangwa abantu muri iyi minsi bakeneye abantu babasengera ahubwo bakabakoreraho iki? Umugisha. Reka nkubwire kino kintu. Abantu bamaze gufata ibintu barabivanga. Abantu bahamagawe n'Imana baje gukorera Imana, ahubwo abantu baje gukorera inda zabo. Kubera ko ntabwo numva umuntu waje gukorera Imana kunaza guhindukira agahembesha umuntu utaramuhaye akazi. Buretse gatoya, ntabwo ngewe ndi buhuze nawe, nubwo uri bose waje ntabwo ndi buhuze nawe. Ntabwo ari ngombwa ko nge nawe duhuze, ahubwo ni ngombwa ko abantu bumva ubutumwa mfite nagiriye kubaha, ndetse ubutumwa Imana yavuganye nanjye. Wowe ntabwo ari ngombwa ko duhuze. Kera abakristo cyangwa se umuntu wese wajyaga ku mukozi w'Imana ntabwo yajyaga kure umukozi w'Imana n'ibokoboko. Aho turabyemerana? Turabyemeranya. Umuntu wese wabaga mu nzu y'Imana ntabwo yirirwaga ngo arye ubusa, ahubwo yatungwaga n'inuza n'amaturo aza mu nzu y'iki y'Imana. Warumbwiye ryari? Aba mu nzu nyine warumbwiye kera mu byanditswe, ni kera mu isezerano rya kera. Hanyuma rero kubera ko iyi minsi umukristo w'iyi minsi asigaye afite imirimo mu mufuka, yaba ari umudiyasipora yaba ari umukristo abasigaye afite imirimo, ntago bazi gukorera iki Imana. Bya Uganda urabwiriza ijambo ry'Imana, umugande umukongomani kazi cyangwa se umukongomani wabwirijwe ijambo ry'Imana neza, n'inka yayiguha n'imodoka yayiguha, ariko kubera iki abantu muri iyi minsi basigaye bavuga ngo abatubuzi baradutubura? Impamvu ni iki? Nuko mwahinnye amaboko, nimwarekura. Rero aho kugira ngo umukozi w'Imana yicwe n'inzara cyangwa sunze aziba, Bibiliya uzi ukuntu ivuga, iravuga ngo icyo muzakora n'imirimo y'amaboko yawe, icyo muzakora cyose kizababera. Ariko n'inda y'Imana yiha umugisha. Reka kamubwire ni Imana y'amahoro, Imana y'urukundo ivubira ababinabe. Ariko ndagira ngo usobanure kino kintu. Ntabwo bishoboka ko umuhinzi ashobora gusaruhana atabibye. We banzu bibe uzasarure warabibye. Kandi nyine akubwiriza. Ariko bimeze arakubwiriza nyuma. Hari abantu badutse ngo bita barigonde bashaka kwishyuza mbere yuko bakora. Nimba koko Imana yaravuganye nawe ukaba warimikishwa amavuta, koresha amavuta yawe maze abyari bizagutunga. Ureke gufata amavuta abariyo ushaka kugira ngo agira gute, abariyo wowe ubwawe uyatunga. Wowe reka amavuta gutunge. Urakoze cyane. Ako kara gaciyeho ngaho. Uyu munsi wa none utuzaniye iki? Uyu munsi nje kubwira abantu ko Zanye ubutumwa butangaje, zanye ubutumwa ariko buteye ubwoba, kubera ko abantu b'Imana bapfiriye ahantu Imana ibakenereye.
abantu b'Imana bapfiriye ahantu Imana ibakenereye. Yego. Nicyo kintu nje kubabwira. Urakoze. Ariko mfite message ndibuze kuza gutambutsa Imana yampaye. Ubwo rero ndimo ndasenga hari message Imana yavuganye nanjye bazahe abantu bazadukurikirana, ariko cyane cyane ari abantu nje kubwira ko Imana ije kuze gute ibarambiwe. Imana irambiwe abo bantu. Urakoze cyane guhaye ikaze. Reka nyemerera rero n'ubundi nkuko bisanzwe wowe udukurikiranye maze dufatanye dusome ijambo ry'Imana kugira ngo tuze kuza gufatiraho umurongo mwiza wo kuza kuganira ku ijambo ry'Imana. Turasoma mu gitabo cya kabiri cya Samweli, kiravuga ngo igitabo cya kabiri cya Samweli igice cya gatatu umurongo waho turasehera ku murongo wa 31 turaza kuza gusoma tugeze 33. Titira amagambo iravuze ngo Dawidi aririra Abuneri. Dawidi aheruko abwira Yowabu n'abari kumwe nawe bati nimushishimure imyenda yanyu mukenyere ibigunira murarebe imbere ya Abuneri. Nuko umwami Dawidi akurikira ikiriba cye. 32 aravuze ngo maze Abuneri bamuhamba i Heburoni, umwami ashyira hejuru umuborogo ararira ku gituro cya Abuneri, abantu bose bacika umuborogo. Umwami aborogera Abuneri aravuga ati mbese Abuneri yari akwiye gupfa nk'igicucu? Nshuti mwene data udukurikiye, ndagira ngo nkubwire ngo abantu bapfiriye ahantu Imana yari bakenereye. Imana yari ikeneye abantu mu gihe nk'iki ngiki. Imana yari ikeneye abantu kugira ngo babashe kubana nayo bayikorere mu gihe nk'iki ngiki. Abantu barimo baratentebuka igihe turi mu bisi ya nyuma igaragaza kuza kwa Kristo, ariko biratangaje biteye ubwoba. Njyewe naratangaye numvishije abantu, ni igitangaza gikomeye. Ntabwo mbyibaza kuntu umuntu wasizwe agasigwa yaragiza akimikwa bakamuha kabushoni akitwa pasiteri. Biratangaje biteye ubwoba. Mu gitondo ukajya kumva ngo uyu muntu ngo yaguye mu maguru y'indaya, ukumva ngo uyu muntu yaguye mu maguru y'indaya. Umuntu ikintu cyane y'ubwoba wasanga nge ndibaza umuntu wamwimitse, umuntu wamuhamagaye, uwo muntu aho hantu yateraniraga, ahantu yasengeraga, ese ni ubwa mbere ni rimwe bumvishije abantu baganira bavuga ngo uyu muntu akora iki kintu, kugeza ku rwego umuntu ajya kugwa mu maguru y'indaya nyamara yari afite ahantu yakoze umurimo w'Imana? Biteye ubwoba. Nyamara abakristo ba kera suko bari bameze. Ntago abakristo ba kera bari ku rwego, bari bafite urukundo, bari bafite umwimerere ndetse n'ikitari icyo ngicyo. Ariko aba ubu ngubu ni ikibazo giteye ubwoba. Ni ibintu nje byaranyobeye, nibajije aho biva naho bijya nabuze igisubizo, ariko biteye ubwoba, biteye n'agahinda. Ariko iyo usomye kino gice cya Samweli, igitabo cya Samweli cya kabiri, kiravuga ngo nuko uyu bita Abuneri yari yararwanye intambara nyinshi, yari yarakoze ibintu bitangaje. Ariko biratangaje kubona ibintu urubanza ruje rugahera mu bantu bizera, kubona ibibazo bije, kubona amakuba aje, kubona ubusambanyi bwadukiriye abantu bagiye ku ruhimbi, kubona ibibazo byo kwiyahura birenga abantu, bikarenga bakavuga ngo ni abantu babaye kure. Biratangaje biteye ubwoba. Ndibaza ikibazo gikomeye, umuntu wasizwe agahamagarwa tukamwemera, mu gitondo tukajya kumva tukumva ngo yahagaze ku ruhimbi yakubiswe. Nta gahinda gakomeye, nta gahinda gakomeye. Ni ibibazo bidashira, ni ibibazo bitazagera birangira. Ni ibintu umuntu yumva bikamuyobera bikamucanga, kwibaza ngo umuntu hakanaka, ukajya kumva umuntu ngo yarasizwe ngarahamagarwa ngo garangije ngo ubu ngubu ngafite kabushoni ngo ni pasiteri. Mu kanwa ke havuyemo amagambo, akanwa kasizwe, akanwa kahamagawe, akanwa gako kuvugira Imana karaho ngaho, nta kindi kintu kikabeshejeho. Ni ukwirwa gasebanya, no kwiga kari mu matiku, kwiga kari mu majajwa. Ngo umuntu ngo yahamagawe ngo ni Imana, ngo ndi umukozi w'Imana. Ibintu byacitse, igikuba cyabaye gerondogorera. Abantu bose bavuze umuntu wahamagawe n'Imana ikamuhamagara ikamutoranya, akajya imbere y'abantu agafungura YouTube cyangwa ngo ngiye nta kintu kizayicaho ngo gahunda nugu. Imana yavuganye nanjye gikarabya abantu. Irambiwe abantu bakoresha izina ryayo bari kuyisebya. Irambiwe abantu mu kinogi bahagaze bari kuvuga ngo izina ry'Imana, baribeshyera. Abantu bari gutuma izina ry'Imana ritukwa. Abantu Imana irabarambiwe. Abo bantu Imana bakuyeho abako. Nagiye kubona mbona Imana iragosora abantu, kandi ikintu cyanangaje nabonyemo amazina akomeye, nabonyemo abantu bakomeye, nabonyemo abahanuzi, nabonyemo abantu biyitirira ibintu ntaza hano bakuye. Abo bantu banteye ubwoba.
ngira ubwoba buranyica mpinda umushyitsi ndavuga ati ibi bintu bibaye ni ibiki biteye ubwoba abapasiteri biteye ubwoba abashumba biteye ubwoba abakristo mwongere muze dusenge mwongere muze tunihe twinginga Imana tuyihamagare tuyibwire ngo ikizira cyamaze gukandagira hera ntabwo bikwiye ko mu gihe nk'iki ngiki uraje uhagaze imbere y'abantu uravuze abantu barakwemeye isi gukomeye amashyi mu gitondo uraho uri kubunga mu misozi ngo byaranze ngo nasanze ngo wasanze ibintu wabwiye abantu ibintu wahanuye ese ya Mana wakoreraga imwe wabwiraga abantu yarashaje ko ntabyumva ntabwo mbyibaza ntabwo mbyumva ariko Imana mwahombeye Imana abantu bari mu gihombo cy'Imana abantu bahombeye Imana bigeze ahantu abantu bavuganye n'Imana irababwira ngo ibahaye icyo gukora murangije muri gukorera ku marozi murangije muri gukorera ku miti yo mu bapfumu ngo mwarira mukanaririmba atansiyo ejo bundi umuririmbyi mwene data yaravuze ngo bafatire icyo gisambo kiyoberanya mu madini kuririmba kirarimba no gusenga kirasenga guhanura murahanura ariko ntabwo ari Imana ibibahaye izo message kuko ntabwo umuntu wasizwe n'Imana umuntu uhamagawe umuntu ukorera Imana ntabwo umuntu Imana yimikishije amavuta ikamuhamagara yagize igahamagara abahanuzi igahamagara abasengesho igahamagara abantu bakaza bakamusukaho amavuta ntabwo ari uko guko Dawidi Imana yamwimitse ntabwo ari uko guko abandi bantu Imana yagiye bimika ntabwo Imana yakwimise ngo uze kwataka abantu wirirwa ubatuka imbere ya kamera Pastor Claude Itonde Imana yaguhamagaye ryari kugira ngo uze kuza gufata amagambo angana kuriya uyavuga imbere y'abantu Itonde Pastor Mutabazi uraho ngaho turabyumva kwakoreye Imana ugeze ahantu wowe ubwawe uri kwirirwa aho ngaho uri Imana wajya gusenga Imana wajya kubwira abantu yarashaje n'inyamaboko nyeya ahubwo mwebwe muhombeye Imana mubaye igihombo ku Mana Imana irababaye Imana ifite agahinda k'abantu bahombeye Imana mupfiriye ahantu Imana yari ibakenereye Imana irabatabaye Imana ibahaye akazi Imana yarashyigikiye ariko muhombeye Imana abantu bahombeye Imana abantu bahombeye Imana kugera ku rwego umuntu ari aho ngaho ari mu misozi yakoreye Imana ari kwirirwa avuga ngo agenda abungabunga ari kwirirwa tuka abantu yandagaje abantu bose ngo yakoreye Imana wowe nimba warakoreye Imana ukaba waravuganye nayo ntabwo igihe ari iki ngiki kugira ngo Imana igutakaze ahubwo wowe wakoreye abantu reka wakira ingororano z'abantu reka da ni abantu bakoreye abo bantu bari biteze ibyo bagombaga kuguha Bibiliya iravuga ngo ingororano zanyu niza hano mu isi ntabwo iz'ubugingo muzibonye mureke abana b'Imana bazamuke mureke abana b'Imana babona Imana mu buryo ntabwo nibaza simbyumva wowe ubwawe kwirirwa ahantu hose igikuba cyacitse uri kwirirwa ushaka uriribu kwirirwa ushaka ibyaha bakoze ibyaha wakoze umurimo w'Imana ukabaha Yesaya wanditse aravuga ngo nimubwire abantu ibyurutse imitima yabo mubabwire ko intambara zishize mubabwire ko amakuba arangiye mubabwire bezwe mubabwire ko batazi umunsi n'igihe ko Imana iri bugufi kuza kuyandi kujyana umugeni yego wenda tugana ku musozo mu bantu Imana ije kugira utyo ndetse cyangwa se bakoreye abantu n'ibandi watubwira amazina abo bose navuze abo ngabo bari mu Bugande murabazi abo bari mu Bugande abo ba Pastor Mutabazi Apotre Mutabazi Apotre Mutabazi ari kubwiriza Uganda hari mu Buganda ari kubwiriza hari uwitwa Yongwe yabonye ingororano ze akiri mu isi yego niyo mpamvu izo ngororano bakurikiye niyo mpamvu bari byararangiye byashiranye n'icyo gihe iyo baza kuza kuba barakoreye Imana ntabwo baba bari kwirukanka mu misozi ntabwo baba bari mu mashyamba bagirirwa basebya batukana birirwa batuka igihugu abo bantu nk'abo ngabo bakoreye Imana iyo Mana bakoreye n'Imana yahehe yego uwitwa ari ijambo uvuze ngo wirirwa ngo umuntu yirirwa ngo ashaka ibyaha ku bantu uwitwa Ezekiel yabwiye Pastor Claude arababwira ati wakoreye Imana bikiri mu maguru mashya cyangwa se wakoreye Imana neza aho kugira ngo wirirwe ushakisha ibyaha ku bantu ushaka kubafungisha abo ngabo nabonye Imana ibagosora aveseka nabonye urutaro avese inkoko nabonye Imana ibagosora wiki ifata intara iragosora ikubamo ibyapfuye aveseka irajugunya isigaza ibizima pe irabagosoye Imana ijugunye indubu irajugunye
yahereye kuri abo ngabo bagiye n'abandi barakurikiraho n'abandi baragiye abo ba mama Sharirene abo ba mama Sharirene bari hehe bari hehe Imana ifite umugani abantu bahombeye Imana ifite urutari irimo iragosora ivuga ngo Ivana ibizima asigaye acuruza nuza nimba ari uburiri batimbaguranira acuruza aho bagira aho bagira kwa kundi aho abanyabyaha birirwa barongoranira none barabyejeje babihaye amazina ariko nukugira umuntu wakoreye Imana agahagarara imbere y'abantu akababwira ngo nimureke icyaha n'igisa nacyo ashinze ahantu ndabitsinze simbivuze ariko biteye agahinda koya uvuga uti abashinga ahantu barongoranira simbivuze ndabitsinze akarokanye nikavuza mu magambo kurose kurongora se no kurongorwa n'abasambanyi bagenda umuntu wakoreye ndatangaje biragatsindwa ngo niki ubusambanyi ashinze ahantu ashinze iguriro ahantu basambanira umuntu wakoreye Imana aravuga ati ibyo nakoze byose umwami nakoreye arambembye kanje gushinga amarogi yego gidi mama Sharirene Imana iragosoye n'abandi nabonye abapasiteri benshi nabonye benshi bamwe bari gupfa abandi irabagosora abatari bupfe baracika amaguru abo bantu baracika amaguru